ngo okay murakaza nza kuri YouTube channel yanyu ya Ira Official njyewe bageze inkuru murabizi ni Iradukunda Jiva. Uyu munsi yo tugiye kugaruka ku mpamvu yatumye Cristiano Ronaldo atajya mu muhango wo gusezera Diogo Jota cyane cyane ko bakinanaga no mu ikipe y'igihugu ya Portugal. Impamvu ya mbere Cristiano Ronaldo yagiraga impungenge yuko ibyari imihango yo gusezera cyangwa se gushyingura umubiri wa Noza Diogo Jota byari guhinduka nyine ibiganiro ku banyamakuru cyangwa kwitangazamakuru. Buriya Cristiano Ronaldo afite fame cyangwa se afite igikundiro cyane, abantu benshi bari kuza bavuga ati duye ifoto duye amakuru, undi nyine abanyamakuru murabazi abapaparazi bashaka nyine interview na Cristiano Ronaldo, abashaka amafoto. Iyo niyo mpamvu ubundi nyamukuru dore cyane ko Cristiano nawe yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ze yifuriza nubwo atabashije kwitabira umuhango, Ronaldo yohereje ubutumwa bw'akababaro mu maboko ya Diogo Jota n'umuryango we. Ku mbuga nkoranyambaga yagize ati "It doesn't make sense, we are just together in the national teams and you had just gotten marriage, rest in peace Diogo Jota and Andre, we will all miss you." Ubwo n'ubutumwa Cristiano Ronaldo yaje kuba agaragaza kuri uriya munsi ubwo bari ku muhango wo gusezera ku mubiri wande wa Diogo Jota. Abantu rero muri kugira ngo Cristiano Ronaldo n'ubugome yabikoranye, oya ntabwo ari ubugome, kugira ngo ibintu bikorwe mu mutekano n'akaduruvaya k'abanyamakuru cyangwa se abapaparazzi nubwo batabura gusaba bitagiye baba bari kure ku buryo imihango ikomeza igakorwa neza. Ndabakunda cyane rero, reka dukomeze n'indi nkuru ngiye gukora, mukomeze na mungu wanyu Ira cyangwa se Iradukunda Jiva. Ciao ciao. Wibuke kugenda ukoze subscribe.